Murakaza neza kuri channel ya Waziko Info and Fact. Mbanje kwisegura ku mukunzi wacu wari wadusabye kuba twakorera ino video, tukamubwira ko tuzayikora mu gihe cya vuba ariko bikarangira tutagenjeje uko twari twiyemeje. Mu by'ukuri hari igihe usanga wisanze ufite ibintu byinshi byo gukora bikarangira ubuze umwanya, gusa tuba tubizirikana. Nizeye ko niba uri murareba ino video imbabazi mwaziduhaye. Uyu munsi twabateguriye video yagufasha kumenya ibyo wakora kugira ngo inzara zawe zikomere, zireke kugenda zicikagurika kandi nanone zikure ku buryo bwihuse. Mbere yuko dutangira rero ndakwibutsa gukora subscribe kuri ino channel niba utarayikora, nkubwira ko kuri ino channel ya Waziko Info and Fact tubafitiye n'izindi video nyinshi z'ubwenge zagufasha kumenya byinshi. Ntabatindiye rero, reka turebere hamwe uko wakoresha indimu, korogati, umunyu ndetse n'amazi. Indimu ifasha mu gusukura inzara, ikindi kandi ikaba ikungahaye kuri vitamine C ifasha inzara gukura vuba kandi zikomeye. Muri korogati ho dusangamo ibizwi nka fluoride ifasha inzara gukura vuba, ndetse nayo ikaba ikoreshwa mu gusukura inzara. Umunyu nawo ukaba utuma inzara zikura vuba cyane kandi zikomeye. Aha ufata byibura ibiyiko bibiri by'umunyu ukabishyira nko mu gasuperi, hanyuma muri ka gasuperi washyizemo umunyu ukongeramo amazi aringaniye, maze ukavanga neza kugira ngo umunyu n'amazi byivange. Ibyo wabirangiza ugafata indimu imwe ukayironga, hanyuma ukagenda bikatamo uduce, byaba byiza ukase utw'ibizeru kugira ngo bikorohere. Ikindi kandi ntago ari ngombwa gukuraho ibishishwa by'indimu. Ibyo iyo birangije ufata agace kamwe k'indimu ukuye muri ya mazi washyizemo umunyu, hanyuma ugakubisha ku nzara, warangiza inzara ukazidubika mu mazi, ukongera ugafata akandi gace k'indimu ugakubisha ku nzara, hanyuma ukongera ukazidubika muri ya mazi. Ibyo ukabikora mu gihe kingana n'iminota 10. Ibyo byarangira ugahita uhanagura inzara ukoresheje twa dusumi duto cyangwa se ikindi gitambaro wabona. Iyo umaze guhanagura inzara uhita ufata korogati, hanyuma ukagenda uyisiga ku nzara zose, warangiza ukongera ugakaraba intoki. Ibi ukaba wabikora nka 2 mu cyumweru kugira ngo ubone umusaruro mwiza. Ushobora nanone kujya woza inzara zawe nk'uko woza amenyo ukoresheje uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo, ukazoza mu gihe kingana n'iminota 5. Iyo iminota 5 ishize ubunyuguza inzara zawe ukoresheje amazi meza, warangiza ukazihanagura, hanyuma ugasigaho amavuta ya gikotoro yitwa Vaseline. Ibi ukaba wabikora buri munsi kugira ngo ubone umusaruro mwiza. Ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko mbere yo gusiga verine ku nzara zawe ugomba kubanza ugasiga tungurusumu ku nzara zawe. Tungurusumu urabanza ukayitonora, warangiza ukayikatamo uduce 2. Gusa mbere yo gusiga tungurusumu ku nzara zawe byaba byiza ubanje ukadubika cyangwa se ugashyira inzara zawe mu mazi arimo umunyu. Impamvu ugomba gusiga tungurusumu ku nzara zawe mbere yo gusiga verine ni uko tungurusumu zica udukoko duto duto, ndabara utu tutabonwa n'amaso ya muntu tuba turi ku nzara zawe. Ibi bikakurinda kuba inzara zawe zahinduka umukara. Ibi biterwa n'amaverine dushyira ku nzara zacu. Ndagushimiye cyane wowe warebye ino video kugeza ku musozo. Nongera kukwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora, ndetse no gukanda like niba hari icyo wungukiye muri ino video. Ikindi kandi nta kuzuyaza mu gihe wumva hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha.